Hello family and friends, twizere ko mumeze neza. Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Niba ari ubwa mbere udusuye, tuguhaye ikaze, kandi niba usanzwe udukurikira nawe tuguhaye ikaze. Mwisange, turabakunda cyane. N'abatindiye, reka tujye tugenda straight to the point. Inkuru uyu munsi yagenze iti: nayihawe n'umukobwa. Ni inkuru itangaje, reka tuyumvane, namwe muraza kumva nyine iratangaje tu. Ni ukuvuga ngo byagenze bite. Natangiye ndi umwana w'umukobwa utaragize amahirwe yo kubana n'ababyeyi. Ababyeyi banjye bombi babatwikiye mu ntambara, barapfa barashira. Nta data ngira, nta mama. Narokokanye n'akavandimwe kanjye kamwe k'agahungu. Uwo muvandimwe wanjye sinigeze mucira iryera kubera ko intambara yabaye mfite imyaka 2. Nyuma y'imyaka 2 njyewe intambara imaze kuba, ababyeyi banjye bapfuye, nafashwe n'umusirikare wangiriye impuhwe. Mu bantu baje kurokora abantu nyuma y'intambara, yaramfasha ngirira impuhwe, arantwara anjyana iwe, arandera nk'umwana. Arangije kundera nk'umwana, yankoreye buri kimwe umuntu wese yakorera umwana we. Barandera, uranzi ko aho ngaho ari iwacu. Ariko nk'uko namwe mubizi, nta muntu ujya ugenda ngo agende yibagirane cyangwa agende burundu. Bakomeje gushakisha, nza kumenya yuko mfite umuryango umwe mu barokotse, kandi mfite na musaza wanjye twonse ibere rimwe, nawe yasigaye. Nuko rero, ariko muri iyo minsi nabaga hahandi, ibyo ngibyo nemenye ndi mukuru cyane nyuma y'imyaka myinshi cyane. Nakuriye hahandi, ndangije nza gukundana n'umuhungu. Turangije gukundana, umuhungu ambwira ko azanshaka, anyereka gahunda afiteho, amenyesha inshuti ze. Numva ko ari ibintu biri seriye, gusa nza kugwa mu mutego, antera inda. Arangije kuntera inda aranyihakana, ambwira yuko nta nda yanteye kandi tudashobora kubana. Ati sinshobora kubana nawe, ntabwo bikunda, nta nda nigeze ngutera. Aranyihakana nyine, byara umwana muri rwa rugo rw'aba bantu banyakiriye bamfashe nk'umwana, aba ariho nderera umwana wanjye. Ubwo rero ndi muri ibyo, bamfashije umwana, umuryango nshimira kandi iteka ryose nzahora nshimira. Wangumaniye umwana, nsubira ku ishuri muri segonderi, ndangiza segonderi, ndagaruka. Ndangije kugaruka, nza gukundana n'umuhungu noneho wari urangije kaminuza, wambwira yuko kubana ari nta kabuza, tugomba kubana. Ubwo hagati aho ngaho namaze kumenya ko umusaza wanjye yasigaye, mfata wa mwana wanjye njyayo kwa musaza wanjye, numva nishimye, ati umuvandimwe wanjye yabonetse, reka njye kureba umuvandimwe wanjye. Ngezeyo nsanga yarashatse. Umugore aravuga ati ntabwo uzigera uzana mushiki wawe ngo tubane afite umwana. Ati ntibikunda, umuntu ufite umwana ntabwo wamuzana ngo tubane. Umugore we anca iwacu. Umuhungu arambwira ati ntabwo nasenya urugo rwanjye hejuru yawe, uri umuvandimwe, nzagufashirizaho uri, nzakumenyeraho uri, ariko ntabwo nafata risike yo gusenya urugo kubera ko umugore wanjye ntago agushaka mu rugo. Ubwo rero urihangana, uzaguma aho uri, nzakomeza nkuganirize, dukomeze tuvugane, ariko uguma aho uri, ntabwo bikunda ko nakuzana. Umugore yarabyanze. Umugore yanze ko bamfata njya kuba mu miryango, mu bandi bantu mu miryango. Ndangije nkundana na umuhungu wari urangije university, ambwira ko dufite kubana. We yarafite akanyereka buri kintu cyose, akambwira yuko ashaka yuko mbega dutegura ubukwe as soon as possible tukabana, kuko we yarakuze. Nanjye rero kuko nawe umwana wahangayitse kandi akangayika ndi imfubyi, numvaga nshaka gukora urugo rwanjye, nkumva mu mateka yanjye ikintu nakora kizima nakwikorera no kugira umugabo n'abana, nkagira urugo rwanjye, nanjye ngakora urugo rwanjye. Ubwo rero byageze aho ngaho, umuntu w'umusingo ushakisha, ndi njyenyine, mbona pasi njya muri Kenya. Nagiye muri Kenya, umunyakenya andangira akazi ahantu, akazi kampemba neza pe. Ati nawe mfite amafaranga pe meza, ariko ndakora. Wa muhungu rero abona ko mfite amafaranga, arabimenya. Ati umuhungu rero arasigaye, we ntabwo yaraje muri Kenya. Arangije amenya ko mfite amafaranga, arambwira ati umva nkubwire, urabizi ko duteganya ubukwe n'ubundi, kandi ndagukunda urankunda, nyunganira fungura iduka ry'inkweto z'abagabo, nzajya ncuruza inkweto. Ati kuko nincuruza inkweto, ikintu nzakora cyane nintangira gucuruza nyine nkikorera, bizantera courage yo gushaka amafaranga, tuzasevinga nyine ku buryo tuzakora ubukwe, tugakora ubukwe nyine dufite amafaranga, dufite icyo twagezeho. Umuhungu naramukunze cyane, numva namuha buri kimwe cyanjye, nkanimena inda, nkamubwira nti wowe amafaranga ninjije naya, hano hantu biragenda, biri gukunda, nabonye akazi keza. Kuko urumvaga nyine ari umubyeyi kandi ari umuvandimwe wanjye mfite. Ariko umuhungu ko mbimubwiye, ahubwo amafaranga yanjye wakatagitinga, kuko umuhungu yarambwiye ati ugomba kumfungurira iduka ry'inkweto, tugafashanya, ugashakira nanjye ngashakira aha, kugira ngo igihe cy'ubukwe nikigera tuzabe twaragwije, dukorane ubukwe twembi, twitegure,
duhangane dushaka amafaranga y'ubukwe umwaka utaha tuzakora ubukwe. Ati yambwira ubukwe atarumva ndasaze, nta kindi kintu umva ubukwe ndabushaka, umva nanjye nshaka rwose kugira umuryango, ati amafaranga ndayashaka, utwo narabitse twose, ikintu cyose nifite cyose gishoboka cyitwa ifaranga naragifashe cyose nyohereza wa muhungu aragenda agira ati ambwira ko yafunguye iduka ry'inkweto, namuvugisha akambwira ati iduka ry'inkweto kabisa ni sawa. Ubwo yambwiye ko iduka rihari, njye ntabwo nari nzi ko iduka rihari, amagambo yarambwiraga kandi ntabwo nari kumubwira ngo fotora ndebe, numvaga mwizeye kandi nanjye nari ndi busy n'akazi, numva nyine ibyo ambwira nuko bimeze. Ati ariko akambwira ati urabizi yuko warabyaye, ati biragoye ko iwacu mbumvisha ko njye gushaka umukobwa wabyaye, ati ariko humura nzarwanira urukundo rwacu, ati bizakunda, ninjye mugabo ninjye uri kugupromisinga. Ataragenda anyumvisha uburyo urukundo rwacu ruzakunda, anyumvisha uburyo bizagenda neza ntagomba kugira ikibazo. Nuko umuhungu turakomeza turavugana noneho bigeze aho ngaho arambwira ati uzi n'ikindi, ati ahubwo njyewe yarakopye amafaranga ari mu bantu menshi, ati wowe mpa amafaranga y'itike njye iwacu njye kubabwira ko dufite ubukwe, ati kuri telefone si sawa, reka mbabwire live kuko ufite umwana, ati mbivuze kuri telefone ashobora kuzabyumva ukundi atari ko twicaranye n'abakonvenga. Umugore ati ati se itike se ni iki, umugabo ugiye kumvuga iwabo, ati ibyo ntacyo bitwaye, amafaranga ndayamwoherereza. Umugabo aramanuka iwabo, babaga i Bugande ntabwo babaga mu Rwanda, we aramanuka ajya i Bugande, amaze kugerayo ajya iwabo ajya kubivuga. Ati ariko hagati aho ngaho nsubiye inyuma, uyu muhungu yajyaga amara postinga akana k'agakobwa cyane, akandika ngo agasheri kanjye I miss you, ukandika ibintu bitandukanye. Bose uyu muri postinga ninde, ati ni mubyara wanjye w'imfubyi wakuriye iwacu wagiye hanze muri Amerika, ati uyu rwose ni umuvandimwe, ati uyu nguyu, ati se wafuhira umuvandimwe mubyara wanjye wamufuhira koko, ati uyu ni umwana rwose wo mu nzu bikagutera ikibazo. Ubwo urumva yambwiraga ko n'umubyara ntagomba kumufuhira, ati ariko byageze aho ngaho mu gihe yanyerekaga umuryango we, introducing umuryango we yanyeretsemo n'uwo mukobwa, arambwira ati umukobwa ni mubyara wanjye, ni umuvandimwe wanjye. Atari kuribaza umuntu mu by'ukuri uzi ibibazo byawe, uzi ukuntu ubayeho nabi, azi ubuzima wabayemo, azi ko nta muryango ugira, azi ko aje kukomora, agatangira kugukina from the beginning, kuko ati uyu nguyu umwiteho ni mubyara wanjye nawe mumenye mu bandi. Rero byageraga ngo no ya postinga sinanamubaza, nkumva nyine ko ari wa mubyara we kimwe n'abavandimwe nkuko yapostinga, agati nkumva nta kintu bintwaye. Ubwo rero amaze kujya i Bugande twaravuganye kuri telefone, ambwira ko yageze iwabo kandi ko yanavuganye n'ababyeyi. Arambwira ati ababyeyi bambwiye yuko ntabwo bari kubyumva, ati ndimo ndabumvisha ko ntibumva, arambwira ati ngo dushaka umukobwa wabyaye, twara abakobwa benshi beza batabyaye, ati kandi bari ahantu hose, niki gituma ushaka umukobwa wabyaye ubundi wowe. Ati iwabo bambwira ati rwose ibyo bintu ntabwo tubishyigikiye, ati ariko ndacyarimo ndabumvisha nyine, ndacyarimo kubabwira. Ubwo ngubwo muri uwo mwanya turi kuvugana kuri iyo telefone turimo turaganira, twari tumaze hafi isaha irenga turimo turaganira. Ati mbona message irinjiye mushitsi wanjye, arambwira ati we ibi ndi kubona ni ibiki, ati wa muhungu wawe yasuye save the date. Atakimbwira mpitambwira nti itonde, none se wa mugabo wa musore we, ubwo mpitambwira umuhungu nti ariko se wa musore ibintu mbonye nibyo, ko ndi kubona ibintu ndi kubona, ati ntabwo bishoboka, ntabwo byaba ari byo, ati ibintu mbonye nibyo. Undi ati se ubonye ibiki, ati reka mbikoherereze nawe ubirebe. Umuhungu ahita nkupa, ati kuko yahise akeka ko save the date yasohotse buriya yayibonye, yahise amenya ko buriya yasohotse. Arangije arankupa, atarangije kunkupa yanga kunyitaba, ndamuhamagara wapi, namwandikira message ntansubize, andasina aranyihorera. Arangije kunyihorera ndamwihorera, nanjye ashize akanya ngiye kubona mbona ubwe ari postinze na save the date, ya save the date yari postinze na wa mukobwa wo hanze, umwe yambwiraga ko ari mubyara we, ko umwana w'imfubyi warereye iwabo, niwe yasohoye save the date nawe. Ati rero ikintu gitangaje, yakaba yarayisohoye akambwira ko nkuko yambwiraga ko banyanze ko nabyaye, agashaka umukobwa we utarabyaye. Ati umukobwa yashatse wo hanze nawe yari yarabyaye, ari umukobwa ufite umwana. Ati uwo nawe n'ubundi niwe yashatse umukobwa wo hanze ariko nawe wabyaye. Avuga none se urumva ubundi point irihe, niba baba baranyanze ko nabyaye, undi nakaba yarabyaye, umuntu afunguriye iduka, umuntu nakoreye buri kimwe, umuntu uzi agahinda n'amateka y'ubuzima bwanjye naciyemo, ubu ngubu ibyo nibyo yongeye agombaga kunkorera. Ati uko ngo ndamwihorera, umukobwa yaraje ava hanze bakora n'ubukwe. Ubukwe burangiye bya bindi by'abantu batagira isoni, umuhungu aranyandikira ati umva nkubwire, ati urambabara ibintu byambaye ntabwo nabisobanura ngo mbikubwire, ati ariko ukuntu byagenze, ati ababyeyi banjye nibo bafosinze gusorera save the date, ati barambwiye ati n'ubundi akugira ngo ushaka kuba byawe uri hano, ati bashaka kuba byawe bivuye muri Amerika. Ati ndamubwira none se wa muhungu we, ubu kano kanya utekereza ko ndi igicucu nibagiwe yuko wambwiraga ko uriya mukobwa ari umuvandimwe wawe, ari mubyara wawe, ari umuntu mwakuranye,
ati ubu ndabyibagiwe, uze utekereza ko nibagiwe ama message wampaye n'amafoto ye unyintroducinga umuryango wawe nawe ukamushyiramo, atari ko mujye mureka kubeshya abantu. Ati ndangije mpita mubloka, numvaga nta kindi kintu navugana nawe. Iyi nkuru ni ndende, nimuza kuyikunda mukumva mushaka ko tuzabibabwira, n'ubundi tuzababwira part 2, muzatubwira muri comment namwumva mushaka kuzumva ibindi byakurikiye nyuma yaho ngaho, kuko ntago nabivuga ngo nyirangize kano kanya, ariko nimba muri interesse muzabimbwira muri comment, nzakora part 2 babwire uko byaje gukomeza ubuzima bw'uno mukobwa, uko byaje gukomeza. Ariko we inkuru ye impamvu yadusangije ntabwo ashaka inama pe, ahubwo yumvishije ibintu dutanga, aravuga ati mfite ikintu, mfite message natanga muri societe, mfite contribution yanjye nanjye natanga, hari inama y'icyo navuga. Nubwo nababaye, nubwo nagize amateka ashaririye kandi nzi ko nyahuriho n'abandi bantu benshi, ati amateka yo nta gukurura imfubyi, umuntu ubyumva ufite umutima azi icyo ari cyo gukurura imfubyi. Ati ariko abantu hanze barahindutse, ubona umuntu ukagira ngo aje kukomora, akakubwira ko ari inshuti ya bugufi, akakubwira ko aje kukwitaho, kumbe aje kukwica umutima. Ati uyu muhungu namuhaye icyo nari mfite, kandi yaje azi amateka yanjye, yaje azi ko ntahandi mfite nirukira, yaje azi ko nta wundi muryango, yaje azi ko imbaraga zanjye zose zitekereza umuryango kandi zifuza kubaho zikagira umuryango, yari azi icyo umutima wanjye wifuza, aba aricyo akoresha ambabaza. Ati rero icyo mbwira abantu, nujya mu rukundo jya ushishoza, ntugahite ugenda wirukanka ngo wagiserera wirukanke, nta speed limit, ugomba gushyiramo limit, ukitonda, ukagenda utuje, ukamenya yuko ibyo uri kubona umuntu mubona bitewe n'ibyo ashaka kukwereka. Buri muntu ashaka kukwereka side nziza ko ashaka kubona nziza, imbi akayihisha. Nubwo nta uhisha burundu, nubwo ukora nabi abayihemukira we, ntabwo umuntu ukora nabi ahemukira wowe yakoreye nabi, umuntu ukora nabi we aba yihemukira ku mutima we. Ibyo byo niko bimeze. Ariko ati mujye mu rukundo mushishoze, bititaye ku bikomere byawe, ntabwo azaza ngo avuge ngo leta ku bikomere byawe byahahise, bititaye nta kintu kimwe umuntu ashobora kwitaho kugira ngo akubabaze agambiriye kukubabaza. Rero mwe muri kujya mu rukundo mwitonde, mugendemo mutuje, mugendemo mudahise mwizera cyane cyane niba ufite amafaranga yawe, mbere yuko utangira guha umuntu amafaranga, banza uyitonde, ushishoze cyane. Ati mba nashishoje, mba nagenda mu Rwanda nkigira kuri iryo duka nkaribona ry'inkweto nkabona ko rihari, mba wenda nari ibindi byinshi nashishoje, nje kuba iyo nza kuba naratekereje kure, harimo ibindi byinshi nari bushishoze, nkashishoza nkagira icyo menya. Atari ko naramwizeye mu mutima wanjye, mu imbaraga zanjye, mu amafaranga yanjye, mu rukundo rwanjye, njye nkavuga ibikomere byanjye n'agahinda kanjye ntabwo nawe yambabaza. Ariko buryo birashoboka ko umuntu yakubabaza kandi agendeye ahereye kuri hahandi byakunaniriye, hahandi byakugoreye, aho bikugoreye akaba ariho ahera kugira ngo akubabaze. Ibyo bintu birashoboka. Erega n'umuntu kubabaza ntaga ubundi umuntu kubabaza nyine afata ahababaza, akareba ahandi azakupanshinga kumva ko ubabaye, akaba ariho akomeza. Ubu rero inama y'uno mukobwa ni ingeragira ati mu rukundo waba uri umuhungu, abagore bafite amafaranga cyangwa abakobwa bafite amafaranga, yaba ari umuntu uwo ari we wese, inama yose iramureba. Itonde, nubwo ugiye mu rukundo uhita wirukanka, abanza witondeye bw'umuntu, nubwo umuntu ari mugari, ariko itonde mbere yo gusipendinga amafaranga yawe, umutungo wawe, imbaraga zawe ku muntu, ubanza ushishoze, ushyiremo akanya ko gutekereza, ubanza umenye ko ibintu byose bishoboka. Inama ye niyo ngiyo, nizere ko ari buze kubafasha, nizere ko umuntu uri guca muri ibyo ngibyo nawe ari buze kugira icyo agabana. Ubwo rero mugomba kwitonda, ati mugashishoza, ati birashoboka yuko umuntu ushobora kumuha amafaranga kandi ushobora gufasha inshuti, ibyo birashoboka. Atari ko umuntu ufasha nta gusahura, ugukunda nta gusahura, ugukunda akwaka amafaranga akajya n'ikindi kintu atekereza, kandi ukagira icyo ubona nyine cy'umusaruro cy'uko hari icyo yakoraga. Rero ubwo ngubwo inkuru yacu y'uno munsi niyo ngiyo twahawe, twizere ko ize kubashimisha, twizere yuko itanze inama wenda ku muntu byendaga kubaho cyangwa se ku muntu byarimo birabaho kuri kano kanya. Hari ikintu byanze bikunze kiri buze kuba, kandi hari ikintu muza kwiga, hari ikintu muza kumenya, mugashyira umwanya munini mugashishoza, kandi mukamenya yuko urukundo rutagurwa. Urukundo ntabwo rugurwa amafaranga, kandi umuntu akunda undi nta kindi kintu kimwe arebeyeho. Urukundo ntabwo rukunda umuntu kubera ko ngo yarabyaye, urukundo ntabwo rukunda umuntu kubera ko afite amafaranga, uko ari inzobe, uko yarabura, uko ari igikara. Urukundo ni umutima, ukunze umuntu ukamwakira uko ari, ukamukundana n'ibyo byose n'uko ari. Ubwo rero twizere yuko muza gushyiramo umwanya wanyu, mukagosora, mukareba ibibafitiye akamaro, ariko kandi mugatekereza yuko ari inzira zimwe nyinshi zitandukanye umuntu ashobora guhemukiramo, kandi wari wizeye yuko ari urukundo rw'ubuzima bwawe.
ngaye nguko nyuma y'ingiyi yatubwiye ko yaje guhemukirwa n'undi nyuma y'uyu nguyu, ariko ubwo nimba mubishaka ubwo nabwo tuzabwira part y'ukuntu yahemukiwe n'uwo musore wa kabiri, ariko as of now atanze inama, arababwiye ati mugende mube maso, mukanguke, ukunde umuntu ariko nta kintu mukurikiyeho, kandi nurangiza mbere uko utangira gutanga amafaranga no guspendinga amafaranga no kwizera umuntu cyane, shaka igihe gihagije, ubanze ushishoze, witonde, we guhubuka, umve ko ibintu byose bishoboka mu buzima. Murakoze cyane, Imana ibarinde, turabakunda, mugire umunsi mwiza, bye.